n'umusista Karenzera. Ndabona ari umuhanzi. Indirimbo ni nziza cyane. Bamuhamagara reba buryo ki twahuza nka Mutamu. Ndabona afite n'agasura keza. Amuroze kanzishake. Aha, iciyemo bisa. Alo? Sister biteze? Amakuru yawe? Okay, ntago munzi, nitwa Vidman. Mfite uruganda hano mu Rwanda rukora imyenda. Ariko te projet yo gufasha abana bakizamuka babahanzi. Aba nababira manager. Kandi nawe nabonye ufite ibihangano byiza. Numvaga ubikunze twahura tukabipanga nimba ubishaka. Hari uburyo ki nakuzamura. Really? Yes. Oh my goodness. Wow. Kabisa rwose gerageza ushaka uburyo twahura tubipange neza. Oh Jesus, I'm so happy. I'm so happy. You are happy now? I'm happy. Okay. Shaka rero uburyo ki ungeraho. None muherereye. No kuvuga ngo ubu ngubu ngewe ndi mu rugo. Waza ukansanga mu rugo kwa Nayinzira n'izindi. Ntuhazi se? Yego ndahazi, hajya mu mudugudu mushyashya. Mu mudugudu mushyashya waraguru ya kaburimbo. Yego ndikureba. Ni ku gipangu cya 250. Wowe utega umumotari nugera Kimironko arahakugeza. Yego. Baze ku gipangu cya 250 barahakwereka, ubundi nugera muri quartier umbwire. Yego, ngiye gufata moto nimagera ndakubwiye. Sawa. Kandi ntumbeshe kandi utebuke. Muje mude uyu n'umusuri bateri ni igisimu. Wadango mukuru wangunda. Ya isafuriya ni isahani nayo. Ubu nayasa. Abakire bubu ngubu basigaye inturi. Ararya kari kwari isafuriya kayo. Isahani mwe. Kwa ngubu bonekere. Kurataga. Tarisha. Deriwi. Umeze ute? Isiko narindi kugutekereza. Ya Kigali yo yararyoshye, nsigaye mfite akazi ko mubiri. Wabyihoreye ariko nsigaye ndyama. Natera ibonge nkakurora. Oya nsigaye mbani ubundi mu biro. Niba ndi kugakorera. Abo barakweshe ni bamwe. Hari byinshi mba mfite gukora, hari n'abandi mba ndi kugerageza kuzamura. Kabisa aya mahirwe nagucika. Yego, murakoze cyane. Sawa nawe urakoze. Nibyo nari kukubwira, kereka abantu batize kuko njye nsigaye mfite akazi ko mubiri. Oya tanzaza nkugurira intuntu. Ubwo ni nako ni Kadogo akora umukozi wanjye nawe kubiza isaha agiye he? Ninga sa buretse boss arama. Oya da buretse namaze nakira uyu mukiriya. Buretse sawa bamutaka amagambo namwe hano wo mu cyaro. God have mercy upon us. Nabona ukuntu nyabiza aribwo ariko mpe. Kandi uramukire giye tuzakirira Kadogo. Namubwiye ko nitwa Kaboyi ariko nzanarihindura nitwe Kaboss. Kabosi. Kadogo katari kuzara.
Gaskinji. Esse boss. Ndirimbo za Leopold. How much do we have this? Genda mfata ikirahure ugenda unzanira amazi. Nari rikoze vide. Genda unzanira amazi. Nawe undi boss. Kandi gira vuba, zana amazi vuba. Meza amazi. Ariko mwana wagenda kumenyera wo. Reba nk'iki kintu uzanye hano muri sasa. Genda gutumya inzoga ko nagutumya amazi. Uzabona nako wasukaye mwana amazi tukareba ko yanyoka amakuru. Mwana. Wari cyakozanye n'iki? Nakazi. Nakazi. Na Kenya. Kaya uzabwa nande? Uzabwa nande kaya? Ako mazi muwa abakire abafite ukuntu atetse. Suzongeye kunsomera ku kirahure, ifata ukijyane. Urumva? Urakimana. Ndakiguhaye, ndaguha amafaranga ugenda uzanira ikintu ntuzongeye ko iki ndakiguha ujye ukinyweramo unzanira icyanjye. Umva, ikintu nari nguhamagariye. Hano hagiye kuza umushyitsi. Ibyo bintu byawe wigira ntago mbishaka. Ndashaka yuko ugomba kunyita boss. Akabona yuko ndi boss. Wabyumvishe? God have mercy upon us. None reka ibyo kurazambye. Reka dukore deal. Sibyo iki cyawe. Yewe basi uriya mwana naza ibyo wigira byose ubireke ahubwo bwawe bugabanye ube serious umwereke yuko iyi nzari yanjye banza wumve umwereke yuko iyi nzari yanjye ibintu byose biri hano ari ibyanjye ku buryo ari bwemere siko bimeze Nonese abakomisiyoneri nawe mwarihunguye mwicara ku meza aka kanya ubaye boss ibintu by'abandi bagusigiye ngo bicunge ubaye boss utari wanyishyura n'ibihumbi 5 byanyu umbereye Jesus is Lord. Ujamilanje. ntabwo amurya God have mercy upon us. boss uramba ndi mubwira cyakora nungurira izi ntuzenye ntabwo rwose ndamubwira n'ukuntu n'isi wawe imukopa umva genda kwa Vemire bemeza ariko kandi rero tuyisoze n'ibihumbi 20 ariko wowe wabaye ute kandi ntabwo uzi icya kabiri cyayi icya kabiri cyane sawa I want problems always. telefone ya kandi nyine yanyuze wenda yohereza icyo nshaka nuko mfasha uriya mwana tukamushyira ku murongo nta bunyanga bw'amakomisiyoneri nshaka mugira amanyanga ibyo twabyibagiwe ubu ngubu n'iyi nzu ni iyawe yes sinigeze menya ko ibyo nibyo nshaka banayigucumbikishije ngaho ugenda sibyo ngende genda naza umukingo hamagara ibi ni ibyanjye wediro twakinnye nuko ugomba kuba kumwakira neza ukamwereka ko ndi boss ibindi ni ibyanjye ndamwakiriza iki y'amazi yo muri robine ndayamuhereza amafaranga ujye kumushakisha sibyo Uzapfuca. Wambwa. Bahageze se? Halo? Bahageze? Meet Bami. N'uyu nguyu ni we
nta yararimo ntago nashoboye kuyahamagara. Niwo twavuganaga. Ni boss. Eno Mariya ko mushaka. Kumushaka Ndumushaka. cyane. Se kundeba cyane. Reka wambaye bitandukanye. Nari nzi ko yaza yibwije nk'umusiramu. Yanjye nuko nambara. Nese uramushakira iki? Hari ibintu turi gupanga turabona. Mugiye gukina sayi? Gashwindi. Ngwino ujya kumureba. But this is what you want to use your Manu kari. Oh my God, man, you know who is in here? Nahu, nese boss muje kuganira. Bradi ya ni materi wa hano. ugize ngo ushobora kuba samba N'uyu nguyu niwe. ni karibu Haye mite mi ba mi. Yes, we. Hey! bahageze What's up? But this is Yeah, what no, you gonna want to be use your life for. ngiye Oh muri my God, man, you akazi know who kenshi is in here? kuko mfite uruganda rw'imyenda ariko ninjye no muri poroje yo kuzamura abahanzi muri urwo rwego rero nakubonye uri umuhanzi numva nshaka kuzamura kubera nabonye uririmbana neza kandi nawe wabinyemereye ushaka kuzamuka se Ndabishaka cyane. nkanjye rero nka vidimani nshaka kumenamo akantu nkashyiramo akantu ku buryo isi yose ikubona Rwose murakoze cyane. Narabuze ahantu namenera rwose ubona byaranze rwose. birakunda rero ubundi iyo umuntu duhuye ibintu byose birakunda Murakoze cyane. okay ahangaha rero mu rugo urabibona ahangaha iyi nzu ni iyanjye ariko mfite n'umudamu mfite na famiye Umugore. ariko ahangaha niho mpuraningira ibintu byanjye abo nshaka kuzamura n'aha duhurira mbese uru rugo ntugire ikibazo mfite amazu menshi mfite imodoka mbese icyo ukenera cyose Kumbona inzu bisabana. Ndabona bisaba kabisa. isaha rwose wayibonye ko iyi nzu imeze neza hari n'ibindi nzakwereka wowe icyo nshaka ni uko wemera yuko dukorana Ibi byose ndahari. Cyangwa mbese nanjye naje aha ngaha. Naje kugira ngo tubinoze neza. tubinoze neza Yego. uriteguye Ndi tayari. ese ubundi hari agafaranga ufite se Wapi. none se izi ngendo uri kuzikora Urumva nyine hari igihe umuntu aba yarizigamye. Nyine ubu iyo ufite amafaranga hari ukuntu ugerageza kutayamaraho yose ukayiteganyiriza ugatangira nagira ikibazo nkayakoresha cyangwa se urabizi abakobwa dukeneye utuntu twinshi. okay Yego. iyo ugeze kwa vidimani rero nta kivura ngiye urambwira nomero muhereze nk'akamiliyoni uraba wifashishije muri iyi minsi Koko se. si byo se yego naje nkakohereze rwose ubundi urebe ko utarahita ujya ku myako isi yose igahita ikubona sibyo? Murakoze. gira nomero 078 078 20 20 41 0 800. 0 Yego. okay Yego. rero urabona mesaje mu kanya gatoya sibyo? Mbona itazi. umusore waba wakira mesaje ya miliyoni kuri telefone yawe wikange rwose nta mafaranga Niyo cyaba n'igihumbi. Niyo cyaba n'igihumbi rwose. Mesaje ntabwo itinda. ntabwo itinda Yego.
ngiye yaje Ubu ndabona message yaje ariko siko mbona ari igihumbi. igihumbi Reba. miliyoni igizwe n'amazina Gashwingi. Reka ndebe okay kuri phone niyo abantu tujyane kuri banki sibyo usinyire sheke yewe ndaguha na miliyoni 2 imwivuyeho sibyo ndaguha miliyoni 2 Yego murakoze cyane. yes nakwikundira kabisa urasa neza pe buriya rero urumva ahangaha iyi nzu ureba irimo ibyumba byinshi Supposed to be out this. ni naguteguriye icyawe harimo ibintu nateguye Ko wanyiteguye cyane. nakwiteguye nshaka kukwakira nk'umukire ubundi iyo ugeze mu bakire ibintu birahinduka urumva iki cyumba rero nshaka kukikwereka ukagenda n'ibyo nateguye ukabibona sibyo Nta kibazo twagenda. rega n'ubundi si ubundi ushatse wanakwigumira ahangaha ugeze ngo tugakora poroje utaha hano hari ibintu byinshi ukisiga ugacya bakujyana muri salo ukamera neza Ese byaba bisa neza. byaba bisa neza nta kibazo hano uze uragira ubwoba Gashwingi. mfite famiye ariko ntabwo iba hano iyi nzu niyo muramo ibintu bya poroje Ese umugore wawe ntabwo ajya ugira ahangaha ku buryo yanansanga. wigira ikibazo ibyo ngibyo ngiye ngomba kubikemura Ikibazo niba nta ngaruka byateza nta kibazo. nta kibazo uremeye tugende kabisa njye kukwakira ubundi yewe utangire kujya ku ifaranga okay icyumba ni kiri ahangaha N'uyu nguyu uri we. I hear me to me by me. Supposed to be out this. Si umunsi wa kabiri. Tumva akazi kako maze muri dushe ndakubwiza ukuri ye ndakuvuga imvura zisigaye zikumbona usigaye wikandakanda buri munsi Gashwingi. ariko ujye numva muri muratera amapogisi ariko abakomisiyoneri niba abakomisiyoneri bakomaza nimana bakashaka kubagurisha ariko bagira injuka Komisiyoneri se ni ibiki muri kumva. aya ndari umugabo duturanye naho ubundi komisiyoneri arya abana asigaye arya abana ariko komisiyoneri tuba Komisiyoneri uri kuvugana wawe. oya ni umutipe duturanye ariko ubwira dushahara nakora mu maze Ese mbwira icyo ushaka kumbwira nigendeye. ufite amafaranga ngo ubundi tubivugane Amafaranga y'iki se? wanguriye veterave nako tangawizi Ubu hanyuma se bigende gute? ndwaye giripe rero musigaye mu Rwanda muri komisiyoneri ni mubi none se basi maje kumuha mutu Umukomisiyoneri se wane. utu nyine ureba Yose intoki se. ariko tewe ntabwo umuntu mukuru maze kumutu Nase mama intoki. ugene ugeze ngo nakatugira nese uraho muri kavubazi nese waje gukora icyo Uriya ni manager wawe. nakukomana azo n'abakomisiyoneri basi nako ni manager Se abakomisiyoneri ijambo umukomisiyoneri wawe wambwiye. reka nkubwire ukuri n'ubundi wamaze gushira barakumaze gukomandora amajwi ni manager Verisa ashoramo amafaranga cyangwa niwe umushorera amafaranga Yongeye arambwiye ko azampa amafaranga agashora mu muziki. nanjye uzaze nkora akazi ko mu rugo njye nk'umanajinga byanahura buriya Ngaho mbwira. ariko komisiyoneri niba reka nkubwire uriya rwose ngo ni manager yego ko manager arabaye atari yimanajinga mu bwonko bwe barakumanajinga Nase kiriya ni igisambo ni ikirara kimwe itabi kiratuma ntabwo wumva muri kuryama ukumva ifu iri kukuzamuka oya wikiheba waramwizana ibyo nakubwiraga nutaha rwose namwongera ariko ubwo uri manager nkubwije ukuri ko wowe
kagabo ukuntu nakabonye kaburi n'abakobwa karabagurira amaje kuza abakobwa abo nuko babona uri muzima ubu ujya ucoma izi ntoki nawe uri igicuruzwa yabo komisiyoni mu bandi bagabo uriya mugabo ni umukomisiyoneri ni manager oya ni manager ntasoje kumukomisiyoneri barigiye kumukomisiyonera ngo mandi bagabo sikamubwira umaje kudora na majoro ngari yo ubaye ibishingwe yo wariwe n'imbwa nese umubwira iki goye waje nje kugura amafaranga harya azwara ngaje gutabeshye gutagiye kumuharabika mbwira nyarutsa jewe yamaye igihumbi arambwira ngo ndarajya kurama nangire nyashuri mu muziki nuko ye umuziki cyangwa niwe wamushoyemo ko muzajya mwifashisha bararaga hano ni iwanyu musisi yambwiye ko ari iwe nako ewe reba ino nzu uyitegereze usohoke uyitegereze uhindukire wurire igipangu uyitegereze iyi nzu ntabwo ari iyo buriya ni uko utabizi buriya ni uko utakayigereye nanjye buriya nari ko kumanaginga ariko ibyo tudayikoreye iyi nzu njye bose nako barayimusigiye ngo ayicunge buriya ntakabwa rwose kamwe kagenda Kabo, boy, meze gute se? Viye sari. Karaho hirya za. Kichana sesha. Kichana cha manager. Manager. Bami. Mbona munzu waje undi mu Manager. Sikifite manager. manager. Mwana uribwa na manager. Nawe mubonye wakishima. Nibyo nakubwiraga nagasaza karatubyaye ibi byana byose bikunze Ushatse kuvuga ngo noneho manager ni papa. aho yari komisiyoneri Yashaka gasaza niko uri muri ariko karaka akabana komisiyoneri Wewe musaza. ko kashaje nyira ariko umusaza ndi kuvuga ubutazi umusaza nako usohoka yigiza akamanaje no si wundi mbwire basigaye manager. aba umwe babiri na aba bana nabura musaza n'aba manager reba hano uri kubireba aba bana bose babiri Yiko kubafikira mu musaza. Sibyo navuga. kandi nzi ko ari manager yego rata manager yewe uriya muntu ni manager wanjye yamfasha mu muziki Ubwo se wambaye ute? ngenda byutse Ubyutse kwani? mbyutse muri iki cyumba Hapana none njye ko nagiwe na manager ko musanze umushyitsi mwakitunganya mutakitunganya ubu ngubu hamuriye muri kwareba umuhari nimba ari muri umuna wanjye nimba ari umusaza wanjye nimba ari nyokorume wanjye ntabwo wande uwa manager Manager uri umuntu afite yasimura mu Don't manipulate, mommy. You pretended as if you love her. Vite. Vite. Bazi kumara iki? ahubwo se wanzu usobanurire. Sigara we manager. nabasobanurire Manager. Kiri ma. Hajya muhaje kumara iki? Nimwendi kubaza musanze hano mwaje byari mwaje kumara iki? ni abana babaje Haye meet Bami. babwire basobanurire Minerva hajya ikintu yanga. 300. Wowe Yesu ndumbi n'ibihumbi ubu sara yakura 300. Ni 600. Kandi yuke na mama ruke. Biya batumye. Hajya we kado. Muri mangara. amezi atanu Amezi 5 nangahe? ibihumbi bitatu wongeyeho amazeru ni ibihumbi 600 Oh, manipulate, mommy. You pretended as if you love her. irengagiza yanjye We, miliyoni 2 gukuramo igihumbi ukuramo igihumbi. igihumbi wampaye natwe kandi Oh, manipulate. Ariko bwambonye mu banki.
mwambonye bana umva asange nyoko asange nyoko God have mercy upon us. ubundi bose takwagiye umva amafaranga komisiyoneri z'imana vayo dukomeze kuri polisi ari sawa teye ndari kuri polisi yagiye komisiyoneri bari n'indi yateze imana abandi kwa muganga komisiyoneri kandi ibibazo biracyagaruka God have mercy upon us. ari kuri polisi aha hari wasanga by'abandi bari dukomeze oya ibi sibyo ne twavugaga ajya kuza i Kigali papa twadusize mu cyaro nabe namwe abasize ku cyaro abandi abasize mageragere none mufite ibibazo gashingi ko atarenda ni manager waje kwasamuza uzangunguze mu manager urabona sana manager umpamekeze ko ari kudusuzuma umuntu ufite umusatsi mwinjiye mu mukuru abona yaba manager manager komisiyoneri yateye umukobwa w'imyaka 17 witwa Rini hajya ngo narindi hajya muri gereza bararya barya icyo urabona usanu ni imvungure nguri murana batagenda nta gatike nta mafaranga mfite mani musanganye ukayabaye ese ubundi wagiye mageragere ndashaka ngende kure ikinyarwanda amafaranga mugeni ukayabaye